Iyi nkuru ni iy'urukundo rwa Kavuna na Kankindi. Bombi bari bituriye mu cyaro bakaza kwimukira i Kigali. Duherukana muri episode ya mbere ubwo Kavuna na Kankindi bari bamaze gusezerana ko bagiye kwimukira i Kigali. Muri episode ya mbere. Iki gihe Kankindi yari arimo aganiriza Kabatesi amubwira urugendo rwo mu myaka 5 amaranye n'umugabo we. Ati umunsi ntazibagirwa n'uwo twimukiyeho tuzi Kigali, hari ku wa gatandatu. Uwo munsi wahuzaga neza n'itariki n'umunsi twakoreyeho ubukwe. Urabyumva ko byari ibyishimo kuko twanizihizaga isabukuru y'igihe twakoreyeho ubukwe. Sha Kabate, twari twishimye bikomeye cyane. Nuko dusezera ku nshuti z'iwacu, tumaze gupakira ibintu byose, nuko twurira imodoka tuza Kigali. Noneho tugeze Kigali, byo byari umuriro, mbega byari bishyushye cyane, byari ibyishimo, dore ko twari twimukiye hafi no kwa mushiki w'umugabo wanjye. Mu magambo meza, ubwo ni kwa muramukazi wanjye. Twageze Kigali dusanga batwiteguye bikomeye cyane, za gato, amabuji n'ibindi byinshi bitandukanye ntari imenyereye iwacu mu cyaro. Nuko umugabo wa muramukazi wanjye nk'uwari uyoboye igitaramo aho umwanya wo kugira icyo avuga, abwira umugabo wanjye Kavuna ngo agire icyo atangaza, cyangwa se kuri uyu munsi ngo agire icyo agaragaza. Sha Kabate yarahagurutse yishimye cyane, ahaguruka ashima umuryango waduteguriye ibyo birori. Nuko angezeho arabitsindagira ati ndashima byimaze y'umugore wanjye nkunda Kankindi, umugore w'umutima, umugore w'ubugwaneza. Mu myaka 5 tumaranye yaranyuze ku isi, nta mugore wabaho wamuruta, n'uwa mbere akanikurikira. Kabate, urabyumva ko nawe aho narindi nicinyaga icyara, nisetsa buri kanya, ariko nakwibuka ko ntakana tugira umutima ukandya, ndetse nkumva nagabanya n'ibintu byo kwishima. Nuko umugabo wanjye yashoje ashima mushiki we n'inshuti zabo zose zari zaje kutwakira no kudukorera ibyo birori. Byari byiza cyane, cyangwa se kwishimana natwe ku isabukuru yacu. Mu gusoza yarampagurukije ati ndifuza ko mwakumva n'ijwi ry'umugore wanjye, umugore nkunda Kankindi Rosette. Kabate, nagize ubwoba numva mbuze icyo kuvuga, nuko ngwa mu gituza cy'umugabo wanjye Kavuna, maze ndarira cyane. Hashize akanya gato nihagararaho ndabashima cyane, nshima Kavuna nti ndashima umugabo wanjye imbere yanyu nshuti namwe babyeyi. Uyu mugabo yanyereye imbuto, yambereye byose, ndamushima kandi mushimiye mu maso yanyu. Ibyo yankoreye byose Imana izabimuhembere, kandi ndamukunda. Nuko ntimurakoze, amashyi batikacikaci. Gusa ntereye akajisho kuri mushiki w'umugabo wanjye, ubwo ni muramukazi wanjye, mbona we arareba nabi, arareba ijisho. Nawe burya ntiwayoberwa ijisho rikureba nabi. Gusa narirengagije ndatuza. Ibirori byo byaje gukomeza ndetse bigera n'aho birangira. Ibirori byaje kurangira, bajya kutwereka aho bari baraduteguriye cyangwa se baradukodeshereje tuzakorera. Kabate, byari byiza kugeza icyo gihe n'iyo minsi yose. Akazi kaje kugenda rwose bimerana neza, dutangira no kubona abakiriya, ndetse abakiriya ari na benshi cyane. Gusa hagati aho muramukazi wanjye uko nari muzi kera yari yaramaze guhinduka, ndetse mbere tukihagera yajyaga
yohereza Keza na Shema bakaza kuturamutsa no kutuganiriza, bakahamara iminsi. Yari amaze kubabuza kuza. Mbona ibintu byose byaratangiye guhinduka. Mbega Kabate nahise mbona yarahindutse cyane, ntekereza byinshi ko hari ikintu ashobora kuba yafite ku mutima we. Gusa sinabitindaho, ariko nkagumya kugenda nishinza byinshi. Ndetse na Kavuna yari amaze iminsi agenda agataha atinze, akambwira ko aba ari kumwe n'inshuti ze z'abasore z'abagabo ngo barimo barapanga iby'akazi. Twajya ku meza ati meze neza, ubwo kurya ntabakiriye nanjye urabyumva ko ntagombaga kurya, tukabita ku meza tukajya kuryama. Ubwo umwe yararaga ukwe ahindukiye areba ukwe, undi ahindukiye areba ukwe. Ibintu bigendanye n'akazi ko mu buriri cyangwa se kuzuza inshingano zo mu buryamo, reka ntibyari bigishoboka, kuko umugabo wanjye yageraga ku buriri ahita anasinzira, bitandukanye cyane na kera, dore ko twajyaga tunagerageza ngo turebe ko amahirwe yazadusekera yo kuba twabona akana. Nageragezaga no kumubwira ngo byibura ndebe ko yabyumva, ariko akambwira ko ananiwe atimereye neza. Mbona ko ibintu byatangiye guhinduka. Kabate natangiye kwibaza byinshi, nuko ibyo byashangaga nahitaga mpamagara mama nkamubwira, mama ati shinyiriza mwana wanjye nta kibazo, ubwo nta kazi kaba kamubanye kenshi, kandi ujye ugerageza kwihangana niko zubakwa. Ayo magambo ya mama yarankomezaga nkarushaho kwihangana. Nuko umunsi umwe nigeze kujya gusura mama, ndamutekerereza byose uko mbibona bimeze, uko Kavuna arimo ahinduka, mbega byose ndabimubwira. Mama yagize ati mwana wanjye ihangane, burya impamvu ingo zitaramba zigasenyuka zitageza naho zigera zidateye kabiri, ni uko ibanga ry'urugo rimenywa n'abatarigenewe. Ati kubaka ni ugushinyiriza, ugakenyera ugakomeza, ndetse wowe n'uwo mwashakanye mugahana umwanya mukaganira ku bibazo by'urugo rwanyu, ndetse mukabishakira n'umuti. Mwana wanjye urugo ni ukwihangana. Kabate Imana yaje kumfasha, gusa mama ndamwumvira, ndetse nkavaho nanamushimiye, mubwira ko ngiye kubyubaha. Naratashye, ngeze mu rugo nsanga umugabo wanjye ntarataha, kandi bwari bwije cyane. Byari bimaze kuba nko mu masaha ya 3:00, 4:00, 5:00 z'ijoro. Mbaza umukozi uko byagenze, ati ntabwo yigize ahagera uyu munsi wose. Nari niriwe mpamagara na telefone ye yananiye. Nuko bimaze kuba nka 6:30, hafi saa 7, ngiye kumva numva Kavuna umugabo wanjye narinzi numva arinjiye. Kavuna wanjye narinzi neza ko atajya anywa inzoga, yinjiye mu rugo yasinze yabaye ibyatsi. Mana yanjye we, nkubitwa n'inkuba, mbura icyo gukora, mbura n'icyo kuvuga, ndumirwa. Sinziho aho amarira yavuye pe, kandi ubwo niko yavugaga nabi cyane, bwari ubwa mbere mbyumvishe nabaho. Antuka ibitutsi bibi cyane, ambwira ko ntacyo maze, ambwira ko inda yanjye yuzuye amafiriti n'amamayoneze, iguza abandi zuzura abana. Kabate byari bibabaje, yari amagambo ababaje kandi aryana cyane. Nuko umujyana mu cyumba, mukuramo imyenda yari yambaye, ishati y'umweru, ndebye neza mbonaho rouge à lèvres. Ayiwe, nkubitwa n'inkuba, mugabo wanjye, ibi ni ibiki? Inshuti yanjye, episode ya 3 uzaba wiyumvira icyari kiri ku iyo shati nuko byagenze n'amagambo yakurikiyeho. Episode ya 3 ntizagucike. Murakoze cyane.